reka mbarabura umugabo witwa Murungi Sabin twamubonye simbuka twamubonye nako twamuvuza simbuka twamuvuza avunika twamuvuze amaze ukwezi adakora for now reka mbarabura mwamvugiye uti harakabaho uyu muhanzi witwa Theogene bose babireba di nkuko abwiye abanyarwanda ko warwaye wakabaye ugaruka ubabwira mwarakoze kunsengera ngo hari benshi nzi basiga ingo zabo muri frigo huzuye amaji ahenze ibikombe bya nido byuzuye akabati umugore we mwiza kana guca mu ishuri nikazima ni nayo mpamvu uzabona nyine umuyobozi mwiza arimo arakubwira ati iga. Nyuma yo kumva amakuru atandukanye, nyuma yo kureba ibimuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga, twifuje kumenya ngo ese iki gisubizo yaduhaye, iki gisubizo yatanze yahaye abakoresha imbuga nkoranyambaga ku isi yose, ku isi nzima. Twifuje guhita twibaza ngo uyu muntu ni muntu ki, ibyo akora bikura he? Ese imico ya Sabin Murungi ayikomora he? Ese ayikomora kuki? Niko kubakorera iki cyegeranyo gitoya mu magambo makeya tureba Sabin ese ni muntu ki, yatangiye ate, yahereye he? Ese yakoze iki mu buzima bwiwe bw'ubwana, mu buzima bwiwe akiri mutoya yakoze iki? Ubundi uyu mugabo kadasanzwe ni muntu ki? Ese agendera ku yihe myitwarire? Ese uko yitwara bishingiye kuki? Ese imyitwarire ayikomora he? Uyu mugabo amazina yiwe bwite yiswe n'ababyeyi ni Munyengabe Murungi Sabin. Niwumva mwiryo zina harimo Munyengabe, koko iyo umurebye ukamurebana imyitwarire myiza afite, guceceka, gutuza, ni umugabo ukunda kuba yiyambarisha pure, bituruka kuri Munyengabe nyine kuko ni ingabire yo kwitonda, ni ingabire yo gutuza, ni ingabire yo kuvuga make kandi meza, ni ingabire yo kuvuga amagambo yubaka umuryango, ni ingabire yo kuvuga amagambo yubaka umuryango mugari nyarwanda ndetse n'undi muryango wari wose utuye ku isi. Ushobora kureba ahantu Murungi Sabin yakoze ikiganiro, icyo kiganiro ukagikurikira ukajya kukirangiza wakuyemo amasomo menshi meza kandi atandukanye. Niko guhita dukora iki cyegeranyo turareba uyu mugabo yakuze akunda cyane umwuga w'itangazamakuru. Uyu mugabo yakuranye inzozi zo kuzakora ibintu birenze. Kuva mu bwana bwe yakuranye inzozi zo kuzashinga itangazamakuru mpuzamahanga. Yibazaga uko azabigenza bikamuyobera, gusa zari inzozi ze kuva kera. Uyu mugabo ukomoka mu muryango usanzwe, umuryango utifashije ku buryo burenze, yumvaga agomba kwiga neza akazaba umunyamakuru mwiza, bikazamufasha no gushinga igitangazamakuru cye. Mu mwaka wa 2008 nibwo iterambere ry'ibitangazamakuru rikorerwa kuri murandasi ryarimo ritangira hano mu Rwanda. Abari babifite bari abantu bake cyane. Abari bafitemo ubumenyi bw'icyo gihe harimo abo ba Murungi Sabin ndetse n'abandi. Abenshi bagendaga babona akazi kw'ibyo bitangazamakuru byari bitangiye mu mwaka wa 2008. Mu mwaka wa 2010 nibwo Murungi Sabin yatangiye akazi ku Nyarwanda, atangira yandika amakuru y'imyidagaduro kw'icyo gitangazamakuru. Mu mwaka wa 2012 bamwe na bamwe mu bakoranaga baragiye bava ku icyo gitangazamakuru cy'Inyarwanda bagana ku bindi bitangazamakuru. Byatumye Murungi Sabin azamuka mu ntera, agirwa chief editor w'ibyanyuraga kw'icyo gitangazamakuru cy'Inyarwanda. Mu mwaka wa 2014 Murungi Sabin yavuye ku Nyarwanda yerekeza kuri Magic FM, atangira akazi nk'umuradio presenter. Aho Murungi Sabin ntabwo yigeze ahatinda kuko yakoze igihe gitoya cy'amezi. Mu mezi make abarahavuye, byarangiye ahubwo yerekeje ku gitangazamakuru cy'igihe.com. Murungi Sabin niho izina rye ryatangiye kwamamarira. Aha ku gihe yahandikiye inkuru nyinshi, ahakorera ibikorwa byinshi. Ibyo byose byatumye izina rya Sabin rimenyekana mu ruhando rw'itangazamakuru. Tubibutse ko ibyo bitangazamakuru byose Sabin yagendaga akorera, byose yakoraga yandika anavuga. Byatumye izina Sabin rimenyekana kurusha kumenya Sabin ku isura, bituma izina rimenyekana mu ruhando rw'itangazamakuru. Ariko isura ye nta wari uyizi, kereka gusa abakoranaga nawe. Murungi Sabin ntabwo yigeze akunda kwimenyekanisha cyane ku buryo abantu bamenya isura ye. Muri kwa gutuza kwinshi, muri cya kinyabupfura cyinshi akura koko kuri yangabire iri mu izina rye nka Munyengabe, byatumye agenda amenyekana mu itangazamakuru kuruta uko bazi Murungi Sabin ku isura. Murungi Sabin ku iki gitangazamakuru cy'igihe yarakoze cyane
gusa mu byo yahakoze hari ikosa yahakoreye atazigera yibagirwa mu buzima. Iyo muganiriye akubwira ko yakoze ikosa rimwe mu mwuga we w'itangazamakuru atazigera yibagirwa. Ese iryo kosa ni iri? Tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani 2015 Murungi Sabin yanditse inkuru kuri Teta Sandra. Iyi nkuru yari igiye kumubera akaraha kajyahe kuko yari igiye gutuma izina yari amaze kubaka icyo gihe rizimira bidasize n'ikinyamakuru yakoreraga icyo gihe cy'igihe.com. Iyi nkuru yayihaye umutwe ugira uti ubucukumbuzi ku bujura, ifungwa, ubutiriganya, ubwambuzi bwo gukundira aha kuri Teta Sandra. Iyi nkuru igisohoka Teta akimara kuyibona, akimara kuyisoma, we nka Teta asanga inkuru yuzuye ibinyoma n'ibihuha, nta kindi igamije uretse kumwangiriza izina nk'uko Teta yabivugaga mw'icyo gihe. Sandra yahise yihuta afata umwanzuro wo kurega igihe nk'igitangazamakuru n'umunyamakuru wamwanditseho iyo nkuru. Muri make Murungi Sabin yari yisanze mu mazi abira nk'umunyamakuru wari wanditse iyi nkuru. Urubanza rwahise rutangira hagati y'igihe Sandra ndetse na Murungi Sabin Munyengabe. Byaje kurangira Teta Sandra abatsinze. Muri icyo gihe urwego rw'igihugu rwigenga rushinzwe kugenzura RMC, Rwanda Media Commission, rwategetse igihe kwandika indi nkuru ivuguruza kandi isaba imbabazi Teta Sandra, ndetse runategeka ko bagomba gutanga indishyi y'akababaro kuri Teta Sandra ingana na miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Teta Sandra. Gusa n'umwanzuro utaravuzweho rumwe muri rubanda, ntibumvaga ikizo ndishyi z'akababaro zose zigamije. Bumvaga ko bagombaga gukora inkuru ivuguruza ndetse bakamusaba imbabazi ariko hatagiyeho umurengera w'amafaranga. Gusa igihe cyo nticyazuyaje, kiyemeje gutanga ayo mafaranga ndetse cyandika n'inkuru ivuguriza ibyo bari banditse ndetse basaba na Teta Sandra imbabazi, na Murungi abikora ubwo. Igihe cyarakomeje kirakora nk'ibisanzwe, Murungi Sabin nawe akomeza gukora nk'ibisanzwe, ariko yakuyemo isomo rikomeye cyane. N'ubu ngubu iyo muganiriye akubwira ko riri muri amwe mu makosa yakoze mu mwuga w'itangazamakuru, nyuma y'uko ari ikosa ryabereye ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bose babireba. Byaramwigishije, binatuma arushaho gukora akazi ke neza nk'uko yagakoraga mbere. Byaje gutuma agirwa umuyobozi nk'umusesenguzi mukuru mu gisata cy'imyidagaduro. Murungi Sabin yakomeje gukorera igihe. Murungi Sabin yakoranaga imbaraga nyinshi cyane n'ubushake kubw'ibyo yari amaze kwigira mu iyo nkuru ndetse n'ubumenyi yari amaze kugenda abona mu mwuga w'itangazamakuru. Murungi Sabin yakoraga ibi byose ariko rimwe na rimwe akibuka ko afite inzozi zo kuzashinga igitangazamakuru cye bwite kandi kizakora ibirenze muri rubanda. Tariki ya 16 z'ukwa 9 umwaka wa 2018 Murungi Sabin yasezeranye imbere y'amategeko na Rwiza Gasagire, bari bamaranye imyaka 5 bakundana. Hashize ukwezi n'igice akoze ubukwe, Murungi Sabin yaje gusezera ku kinyamakuru Igihe yari amaze imyaka isaga inakorera. Murungi Sabin kuko yari agiye gushyira mu bikorwa igitekerezo yari amaranye imyaka myinshi, byatumye Murungi Sabin asezera Igihe akiyemeza kujya kwikorera. Murungi Sabin koko yari abonye izindi mbaraga nyuma yo gukora ubukwe n'umufasha we Rwiza. Murungi Sabin kuko yari agiye gutangiza ikinyamakuru cye gishya, agiye kwikorera, agiye gushyira mu ngiro igitekerezo yari amaranye imyaka myinshi. Murungi Sabin ubwiwe yari yifitiye icyizere ndetse agifitiye no muri Rwiza Gasagire nk'umufasha yari amaze gusezerana nawe byemewe n'Imana ndetse n'amategeko, nk'uzamutera ingabo mu bitugu. Sabin mbere yo gutangira Isimbi TV avuga ko yise cyangwa yigiye ku bintu bibiri. Cya mbere Sabin yigiyeho ni ukurebera ku bantu babikoze bigakunda, akareba uko babikoraga akantu ku kandi. Nibyo byatumye amara imyaka isaga 8 akorera abandi. Byari mu buryo bwo kwiga kugira ngo amenye uburyo babikora bigakunda. Inzira ya kabiri Murungi Sabin yigiyeho ni ukurebera ku bantu babikoze bikanga, akareba impamvu n'intandaro yatumye byanga, bityo akabasha kwirinda ko we Isimbi TV yari agiye gutangiza izigera na rimwe ihura n'ikibazo cyo kuba itakomeza. Niko mu mwaka wa 2018 aho Murungi Sabin akimara gushakana n'umugore we Gasagire Rwiza, bahise batangiza Isimbi TV tuzi uyu munsi, ifite amavuta, tuzi abantu bajyaho bakaruhukiraho, tuzi iriho ibikorwa bizima kandi bizima koko. We Murungi Sabin iyo muganiriye akubwira yuko ikiganiro kibi kitazigera na rimwe gica ku Isimbi TV nk'uko yabyivugiye mw'aya magambo. Nta kintu kiri negatifu kigomba guca hano. Ikintu gisenya umuryango, waba umuryango nyarwanda cyangwa indi miryango iyo ari yo yose ibasha gukurikira iki kiganiro,
nta muryango uzatwumva ngo ukuremo negativity, ntabwo bishoboka. Hamwe n'ibi byose iyo turebye ijambo guceceka cyangwa se to be silent cyangwa se kuvuga make ni ibintu byiza bifite umumaro. Iyo turebye muri Bibiliya cyangwa se tukareba ibyagiye bivugwa n'abahanga cyangwa se tukagenda tureba ibyavuzwe n'abahanga bagiye baca kwinosi, tugenda dusanga ko kuba silent ari umwuga mwiza, ari ikintu cyiza, ari ikintu cyiza kirusha kuvuga, kuko ngo mu magambo menshi habamo ibicumuro, ariko mu kuvuga make habamo ubwenge, habamo gutuza, habamo gukundwa. Nk'uko mubibona kuri channel ya Isim TV, mubona ko uburyo yagiye ikura imyaka yamaze. Hari benshi bafite ibitangazamakuru bimaze imyaka myinshi ariko bitajya bivaho biri, kubera yuko iyo urebye koko usanga ibinyamakuru byabo bidacaho ibintu byubaka, bidacaho ibintu abantu benshi bashobora kwigiraho, abantu benshi bashobora kwishimira. Ntabwo ngiye kuvuga nk'uko wabwiye abanyarwanda ko warwaye wakabaye ugaruka ubabwira mwarakoze kunsengera, ngo hari benshi nzi basiga ingo zabo, muri frigo huzuye amaji ahenze, nk'ibikombe bya nido byuzuye akabati, nk'umugore we mwiza. Mu bihugu byacu tutagira, twebwe hano mu Rwanda tutagira hahandi ushinga business umuntu akubwira ati nyamuneka irinda umuvandimwe wawe, nyamuneka ntuzashyire umuvandimwe muri business azaguhombya, ntuzizere umuvandimwe wawe muri business cyangwa se mu kazi azaguteza ibibazo. Ariko Abashinwa, Abahinde, abantu bo muri Aziya muri rusange, meme na za Ethiopia, iyo afite restaurant usanga abavandimwe, abantu bo mu gihugu cye aribo bantu ba mbere afite nk'abakiriya. Ariko se twebwe nk'Abanyarwanda mu bihugu turimo bitandukanye, uretse na hano mu Rwanda cyangwa aho uri wowe uri kundeba none aha ngaha, tubigenza gute? Iyo umunyarwanda afite restaurant cyangwa se afite akabari cyangwa se iduka ahantu runaka, ubu wa mbere mu kujya kumuhahira, mu kumurwanira ishyaka nk'umwene gihugu wawe, cyangwa ubu wa mbere mu kumubuza abakiriya? Umuvandimwe wawe yakoze business, ubu wa mbere mu kumushyigikira cyangwa ubu wa mbere mu kumusenya? Umwene gihugu wawe, umuntu muje igihugu, iyo ashinze business, yagize ikintu akora, uramusapotinga cyangwa umuca intege mbere y'abandi bose? Ibihugu bya Aziya niyo mpamvu muri iki gihe biri gutera imbere cyane, ndetse nubwo Amerika bagira media ikomeye bavuga ko ari bo bambere ku isi. Iyo urebye nk'Ubushinwa n'ibihugu ngiye mbabwiye mu kanya, usanga bamaze gutekinga over, bamaze kugera kure cyane. Nubwo umuntu aguriye ikintu mu Bushinwa bamubwira ngo ni igishinwa, ni igipirate, ariko ntabwo ari byo burya baba batubeshya, propaganda. Abashinwa kuvuga buri kinyamakuru, ntabwo ngiye kuvuga buri kinyamakuru kimwe na kimwe, ariko namwe murabizi. Reka duhitemo kumera nka Sabin, tube silent kugira ngo natwe dutere imbere mu byo dukora. Murakoze, nitwa Smart Maker, mukomeze kudukurikira. Niba utari wakanda subscribe cyangwa se utari wakunda cyangwa se tutari kumwe, wakora subscribe, kubera ko iyi channel twayishyiriyeho kugira ngo tugendere ku bantu bamwe bagize icyo bageraho, batwigishe uburyo ki natwe twakora amafaranga tukihangira akazi. Abantu benshi babuze akazi, mumaze iminsi mubona niyo content iriho, barakubwira ngo ukoresha telefone yawe kubera akazi karabuze, ushaka amafaranga. Ariko mu by'ukuri ntabwo baguha amakuru yose y'ukuri. Mwabonye abantu bakurikira Sabin, ubu ndimo ndamukunda cyane kuko Sabin ni umuntu uri kunyinspira, cyane, ugerageza kuvugisha ukuri aho abandi baba bakubwiye ukuri ariko bakaguha ukuri guke, babikubwire byose, ukareba aho uva naho ujya ukabona we nturi kuva aho ujya, ko baguha bimwe ibindi bakabigukinga. Abantu baherutse kumukurikira rero mu kiganiro yaherutse gukora, yababwiraga ibyiza byo gukoresha telefone, ariko yaratangiye arakubwira ngo hari ibyo ngiye kubabwira bikoreshwa telefone, ariko ntago ari byose. Niyo mpamvu tugiye kujya twifashisha ibiganiro bimwe na bimwe by'abantu batangiye gukora ibintu byabo bigakunda, nubwo baza kamera bakatwereka bimwe na bimwe, ibindi bakabiduhisha. Wowe ukabona baratera imbere, ariko wowe ukabona ibyawe ntibiri kuva aho biri. Tugiye kujya tubyifashisha ibiganiro, tubigishe kweditinga mu buryo bugezweho, ku buryo nawe wakihangira umurimo, waba content creator, ukagira akazi ukora, ugakoresha imashini. Abantu benshi badafite akazi suko badafite imashini. Hari bamwe na bamwe n'imashini bazihawe no ku mashuri yabo, bazibaha nk'inguzanyo, abandi bamwe baranazigurira, ariko imashini barazibitse, nta kintu bafite cyo gukora, nta kazi, nta mafaranga, ntabwo habuze imashini mu by'ukuri, ahubwo habuze ubumenyi. Ni gute twafata iyi internet dufite tukagira niyo mashini ndetse tukagira niyo telefone? Kuko ntabwo imashini izafata amafoto, izafata video, ariko imashini nayo hari bimwe idufasha kugira
kugira ngo ibintu byacu bibashe kugera aho bijya, kugira ngo abantu babirebe babibone neza, bajye babasha kubikurikira. Iyi shene rero ntabwo tugiye kwivanga muri politike cyangwa ngo twivange mu bindi bintu, ko buri wese agira ibyo akora. Tugiye kujya twifashisha twebwe ibiganiro bamwe bakoze, then tubereke uburyo nawe ushobora kubigenderaho ugakriyetinga ibintu, ugakriyetinga content nawe ikarebwa. Kandi murabibona ko iyi shene iriho abantu batarenze 20 ariko tugiye gufatikanyiriza hamwe tuyizamure, tuzamukane akantu ku kandi. Baravuga ngo ni from zero to hero, tugiye guhera kuri zero. Turi kumwe bizashoboka, turi kumwe bizakunda. Ese kubera iki umuzungu akora tutorials agatera imbere ku buryo shene imutunga, igatunga umuryango, igatunga igisekuru? Shene afite miliyoni 3 miliyoni 5 zimukurikira, ariko twebwe umuntu aragira miliyoni y'aba subscribers, tukabigira imvugo, tukabigira content. Oya, abazungu bateye imbere, abandi bantu mu bihugu duturanye bateye imbere, natwe twabikora. Nge nawe bizashoboka. We kora subscribe gusa, kora subscribe kandaho ujye mu muryango mugari w'abagiye kujya bakurikira ino shene. Tuyikure kuri zero, from zero to hero. Erega nta mutima mubi, birakunda. Kuki wagira aba subscribers miliyoni cyangwa 100,000, 50,000, 20? Ntunkandireho, kandaho twese tuzamurane umwe ku wundi, dutezanye imbere, duhige ikibuga ni kinini. Iyi shene yitwa Smart Maker TV Show, ngewe wabibakoreye nitwa Smart Maker. Murakoze, murakagira Imana.